Murakaza neza kuri M-Media TV. Muri iyi documentaire tugiye kuvuga ku buzima bw'impyiko, kimwe mu bice by'ingenzi cyane bigize umubiri wacu. Impyiko ni moteri ikora isuku mu maraso, ikadufasha gusohora imyanda, kugenzura amazi ndetse n'imisemburo ifasha umubiri gukora neza. Ariko se tuzamenya dute ko impyiko zacu zifite ikibazo? Ni ibihe bimenyetso by'indwara z'impyiko? None se twazirinda dute kugira ngo zigume gukora neza? Bahaye ikaze. Impyiko ziri inyuma y'inda, munsi y'amagufwa y'impyiko. Zifasha mu gusohora imyanda mu maraso binyuze mu nkari. Zigenzura urwunguko rw'amazi n'umunyu mu mubiri. Impyiko zikora imisemburo ifasha mu kugenzura umuvuduko w'amaraso no gukomeza amagufwa. Umuntu ashobora kumara igihe kinini atazi ko afite ikibazo cy'impyiko, kuko bimenyekana iyo ikibazo kimaze gukomera. Ngibi bimenyetso by'indwara z'impyiko. Ibimenyetso bikunze kugaragara ni ibi ngibi. Icya mbere, umunaniro udasanzwe. Kuba wumva ufite intege nke nubwo wigeze kuryama bihagije. Icya kabiri, kubyimba mu maso no ku birenge bitewe no kutavanamo amazi neza. Ikimenyetso cya gatatu, kwihagarika cyane cyane nijoro cyangwa se kwihagarika bike cyane. Ikimenyetso cya kane, inkari zahindutse, kuba ziriho amaraso, zifite ibicu cyangwa umunuko udasanzwe. Ikimenyetso cya gatanu, kubabara mu rubavu cyangwa mu mugongo wo hasi. Ikimenyetso cya gatandatu, umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Impyiko n'umuvuduko w'amaraso bikorana hafi cyane. Impamvu ya karindwi, kubira isyo no guhinduka ku mubiri, cyane cyane mu maso cyangwa mu minwa. Ikimenyetso cya munani, ari nacyo cya nyuma mu byo twabateguriye biranga umuntu urwaye impyiko, kudatekereza neza no kwibagirwa. Ibi bikaba biterwa n'imyanda isigara mu maraso. Ngizi impamvu zitera indwara z'impyiko. Iya mbere ni umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Impamvu ya kabiri, indwara ya diyabete. Impamvu ya gatatu, gukoresha ibinini cyangwa imiti igihe kirekire, nko kurya imiti irwanya ububabare buri munsi. Impamvu ya kane, kunywa inzoga nyinshi no kunywa itabi. Impamvu ya gatanu, kurya ibiryo bifite umunyu n'amasukari menshi. Impamvu ya gatandatu, kudakora siporo no kudafata amazi ahagije. Impamvu ya karindwi, indwara zandurira mu myanya y'inkari, infection urinaire zitavuwe neza. Noneho muri iki gice tugiye kubabwira uko wakwirinda indwara z'impyiko. Mbere na mbere, ugomba ndetse usabwe kunywa amazi ahagije buri munsi, hagati ya litiro 1.5 kugeza kuri 2 ku bantu bakuru. Kurya indyo yuzuye, harimo ibiribwa by'imboga n'imbuto, kugabanya umunyu n'amasukari. Kabiri, kwirinda inzoga nyinshi n'itabi. Gatatu, gukora siporo buri munsi byibuze iminota 30. Kane, kugenzura umuvuduko w'amaraso n'isukari mu maraso buri gihe. Gatanu, kwivuza kare igihe hagaragaye ibimenyetso bidasanzwe. Gatandatu, kwirinda imiti yifashishwa nabi. Ntukajya wifatira imiti igihe kirekire utagishije inama muganga. Iyo zifite ikibazo,
ubuzima bwacu bwose burahungabana. Twese dufite inshingano zo kuzirinda: kunywa amazi, kurya indyo nziza, gukora siporo no kwivuza kare. Niba wibonyeho kimwe mu bimenyetso twavuze, ntukerese umwanya, saba inama kwa muganga. Turinde impyiko, turinde ubuzima bwacu. Turabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. By'umwihariko njye wakibateguriye kandi nkakibagezaho, ndi Emmanuel Uwihanganye. Iyi ni M Media TV. Mwibutsa gukanda subscribe niba ari bwo wari ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere. Kandi nawe mwamaze gukanda subscribe, ndabashimiye cyane. Icy'ingenzi cyane kandi ukande like kuri iyi video, usharinga iyi video. Ubu butumwa bwiza bugere no ku bandi, ndetse tubwire muri comment icyo wifuza ko twazakubwira muri video zikurikira. Twibuke ko tutabereyeho kurya, ahubwo tujya kugira ngo tubeho. Kandi tujye ibiryo nk'abajya imiti, aho kugira ngo tuzarya imiti nk'abajya ibiryo. Turabifuriza ubuzima buzira umuze. Hasta la vista. Naho muri video ikurikira.